yari imidugudu yateguye kubakoze ibyaha batagambiriye gusa. Pasi imidugudu y'ubuhungiro ni ingahe cyane niyi? Yari imidugudu 5. Umudugudu wa mbere witwaga Kedesh Sheke, mu mudugudu wa gatatu witwaga Kiriyataruba, umudugudu wa 4 witwaga Beser, umudugudu wa 5 witwaga Ramot, umudugudu wa 6 witwaga Golan. Ubwo yari gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga usenga everyday umurongo hamwe okuri yotugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Umusaza muri kumwe naje Marakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha shalom. Turakunda ni gusenga everyday. Nusenga uzanesha, ko no gusenga uzaneshwa. Senga. Abari ku mugabane wa Burayi shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom. Ko mubona kuri kamera za gusenga Eve turi kumwe na Dr. Revera Pastor Mihazibire guraho. Dr. Shalom shalom. Amakuru yanyu ni meza cyane, muramashima Imana, turimo turahimbaza. Pastor watangira usuhuza abantu? Turabakiriye turabasuhuza bene data batugana kuri channel ya gusenga everyday, aho twamamaza ishimwe ry'Imana, ubutumwa bwiza twuzuye inshingano Yesu Kristo yadusigiye. Turabakiriye, ni karibu, murakoze. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza. Waraturinze, urinda ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu mu minsi yacu yo kurama. Uratwemereye uyu munsi wa none kuko waduhamagaye ukabutuzi mu mazina yacu, tukaba dukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo amahanga yose abashe kwitwa abigishwa bawe no guhinduka. Turagushimiye kuri kumwe natwe, batangirana natwe aya masaha kugira ngo ikiganiro kibashe kunyura imitima ya benshi abari mu mahanga yose, mu migabane itandukanye, bakira ijambo ryawe kugira ngo Mwami ribashe kubakomeza abizera n'abatarahinduka bahindurwe n'ijambo ryawe, kugira ngo mu gihe gito uguje kushika itorero buri wese azabe yiteguye kugusanganira. Turagushimye, turaguhimbaje kuratangirana natwe no gusozanya natwe ku bwa Yesu umucunguzi wacu, amena. Rakoze Pastor kukubaza ku bibazo ku midugudu y'ubuhungiro. Ese Pastor, umudugudu w'ubuhungiro niki? Umudugudu w'ubuhungiro ni igihe hari intambara hagati y'abantu babiri cyangwa batatu, ariko noneho igihe cyose ari intambara bari mu inzirakarengane, abantu baricwa. Noneho rero urwego mpuzamahanga rwashizeho ahantu abantu barwana batakwiye kugera, bakavuga bati dushizeho zone abarwanyi bombi batemereye gukandagira mu, kugira ngo urengana mu mpande zombi aje kuba aruhukira aho hantu akahahungira. Noneho Imana nayo, Abisirayeli ni abantu bahoraga mu ntambara, ariko bari bafite amategeko yabagengaga. Ubundi usomye igitabo cyo Kuva igice cya 21 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 26, hari amategeko yari yarahawe Abisirayeli bakurikizaga cyane cyane bari mu ntambara. Wibaga bakamwica nk'uko amategeko yabo yavugaga. Hari itegeko rya mbere ryavuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremeye igishushanyo kibajwe, iryo ni icya kabiri. Irya gatatu bakavuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana ye, kuko Uwiteka atamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Noneho hakaba itegeko rya 4 ryavugaga isabato, ntaho barwanaga ku isabato. Iyo Abisirayeli bateye bagomba kwirinda kuva ku vendredi soir, ubwo ni kwa gatandatu muri Bibiliya, saa 12 kugeza samedi soir saa 12 nta ntambara igomba kuhaba. Aba bateye barabihorera bakabicamo abo bashaka. Itegeko rya 5 riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. None itegeko rya 5 rya 6 riravuga ngo ntukice, irya 7 rikavuga ngo ntugasambane, irya 8 rikavuga ngo ntukibe, irya 9 rikavuga ngo ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, irya 10 rikavuga ngo ntukifuza inzu ya mugenzi wawe, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe, ntukifuze umugaragu wa mugenzi wawe, ntukifuze umuja wa mugenzi wawe, ntukifuze inka ya mugenzi wawe, ntukifuze indogobe ya mugenzi wawe cyangwa ikindi kintu cyose. Ayo mategeko Abisirayeli uko babaga bari ku rugamba barayubahirizaga.
noneho hakaba n'amategeko 10 ni amategeko yari yanditswe ku bisate by'amabuye, hakaba n'amategeko y'imiryango yo kuva ese abarwanye bahanwa bate. Kuva rero 21 umurongo wa 22 haravuga ngo hari igihe abantu bashobora kurwana bagasitaza umugore utwise, noneho akavamo inda ariko ntagire ikindaba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo azishure ico umugabo w'uwo mugore azategeka, ariko hepfo aravuga ngo niba mukuyemo iryinyo ritarasubiramo, iryinyo rihorerwa irindi, ijisho rihorerwa irindi, ubugingo buhorerwa ibundi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge kigihorerwa ikindi, ubushe buhorerwa ubundi, umubyimba uhorerwa undi. Yari amategeko agenga imiryango. Hararera imidugudu y'ubuhungiro babasanga abantu muri ayo mategeko bari kurenganiramo, kuko guhora kwari kwemeye ku Bisirayeli, ariko basanga no mu guhora harimo akarengane. Baravuga batesi iyo umuntu yishe umuntu yabigambiriye undi akamwica atabigambiriye bahanwe kimwe. Noneho barica baratekereza arago bati no, ifo ki haba umudugudu w'ubuhungiro, ntabwo wishe wese aba yishe. Shobora kuyishe ku mpanuka, tumanze twareba icyabiteye. Niba urupfu rwaje akica mugenzi we atabyitumye atabiteguye bitavuye ku mutima, tureba hahungira, kuko ababyaye uwapfuye babiteguye guhora, nta kizababuza. Ariko noneho dushiraho amategeko y'imidugudu y'ubuhungiro, tuvuge ngo noneho kugira ngo aticwa nabo yiciye, kuko yisha atabikwiye ku mutima, agira haba hagaze aho hantu niba yashoboye kuhagera he kugira umuntu umugeraho. Nico bayiteguriye abantu bari bashize. Kandi urupfu rwinshi mu ntambara rwazanaga n'ababyabita, hari uwo bakandagiraga kubera ubwinshi bw'abantu. Urabizi ko usomye kuva 12 umurongo wa 37 bari 600 abigenza. Umva bari benshi cyane, aho banyuraga barangirizaga. Nizo mpamvu abami benshi batemera ko batambuka, abakandagirwaga rero babaga ari benshi cyane. Ariko amukandagira bakakubona bakaguhora. Tese ko yamukandagira ari iki? Ari uruhuri rw'abantu yabiteguye, mutegura ahantu. Noneho nk'abo bantu nabona ko yishe koko bitavuye ku mutima, kuko Imana ireba umutima, yirukira aho hantu abararokotse. Noneho bayita imidugudu y'ubuhungiro, aho uzaba uhagaze ntibagukoreho, naho waba wakoze icyaha ariko kitavuye ku mutima, kitateguwe, icyaha utiyitumye, uhugira aho hantu. Iyo hari ugutabarwa, niho hari ukurengerwa ku bakoze ibyaha bose. Izo mpamvu batekereje kubaka imidugudu y'ubuhungiro, barayivuga, buri wese arayimemoriza ko ashobora gutabarwa ari uko ahungiye aho hantu. Ariko waba wakoze icyaha wakigambiriye, bakwice, nibagusanga no mu mudugudu w'ubuhungiro banakwice. Yari imidugudu yateguye ku bakoze ibyaha batagambiriye gusa. Urakoze Pastor, ndi wakoze gahunda yo gutangira cyangwa gutangiza imidugudu y'ubuhungiro. Uretse usomye muri Yosuwa igice cya 20, Imana niyo yategetse umugaragu wayo Yosuwa, k'umuntu wari wasimbuye Moize kuyobora ingabo, kugira ngo ategure, kuko mu gihe cya Mose hari hapfuye benshi, bakomeza gupfa mu gihe cya Yosuwa. Ku gice cya 20 habisezero ryo gutegeka ngo bashaki iyo midugudu. Byanditswe no kubara 35 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10 birahari ko iyo midugudu yateguwe, abantu bakayimenya kandi bakayigisha. Basi iyo midugudu y'ubuhungiro ni ingahe cyane niyi? Iyo midugudu yari midugudu 5. Umudugudu wa mbere witwaga Kedesh, umudugudu wa kabiri witwaga Shekemu, umudugudu wa gatatu witwaga Kiriyataruba, umudugudu wa kane witwaga Beseri, umudugudu wa gatanu witwaga Ramoti, umudugudu wa gatandatu witwa Golani. Ubwo yari 6 yatoranijwe y'abantu bazahungiramo. None Pastor, muri iki gihe cyacu nuwuhe mudugudu wacu w'ubuhungiro? Isezerano rya kera imidugudu y'ubuhungiro yari ubutaka, kuko Isirayeli ubundi Imana yiteguye kugira ngo ishushanye itorero. Nizo mpamvu usomye mu byakozwe ari mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 38 haravuga ngo Mose uwo niwe yoraga itorero ry'Abisirayeli riri mu butayu. Ubwo nuvuga ngo Isirayeli yari ishusho y'itorero, ariko Egiputa kuko yari yarateguwe nk'ahari isi y'ibyaha, Farawo ategurwa mu shusho ya Satani, Isirayeli itegurwa mu shusho y'itorero. Noneho urugendo rwo kuva mu Egiputa kugera i Kanani y'isi muri Palestine rwari urugendo rw'abakristo kuva mu isi kuja mu ijuru.
noneho rero Farawo ni Satani, Egiputa ni isi y'ibyaha, urugendo ni ukuja mu ijuru, Abisirayeli hari ku butaka. Iby'Abisirayeli byose byakorewe ku butaka kugira ngo bibe igicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa mu isezerano rishe. Ngo niturebera ku iki tumenye. Iyo bavuga rero Egiputa cyangwa Babuloni ntabwo ari Egiputa y'igihugu ya, ni indiri y'ibyaha. Dushatse twavuga ngo na Biryogo ni Egiputa, dushatse twavuga ngo na Migina ni Egiputa, hapfa kuba hakorerwa ibyaha bisanishwa n'iby'isodomo. Usomye Ibyahishwe igice cya 11 haravuga ngo mu mvugo y'umwuka Isirayeli naho hakorewe ibyaha ku buryo bahabatije Isodome na Egiputa. Mu byo Yesaya yazize bakarinda bamukereza urukero, nuko yavuze ngo Yesaya igice cya 9 ngo iyo Uwiteka yabatarabashigarije agahe gato kabasigaye, Isirayeli iba yarabaye nka Sodomo na Egiputa. Igice cya 6 aravuga ngo nabonye Imana, bamushinja ibirego bibiri, ko yise Isirayeli Sodomo cyangwa Egiputa kandi ko yabonye Imana, baramukera. Ni ukuvuga ngo ahantu hose hakorerwa ibyaha hari indiri y'ibyaha, wahita Sodome, wahita Egiputa, nubwo atari Sodome ya Aziya. Mu Rwanda hari ahantu bakwita Sodome, muri Kongo turahafite, hari agasisiro basambana cyane bakora ibibi by'ubwoko bwose bakise Sodomo. Sodomo ni ahantu hakorerwa ibibi, ntabwo ari muri Aziya gusa. Egiputa ntabwo ari muri Misiri gusa, ahubwo ni ahantu hose indiri y'ibyaha. Ubwo noneho rero Imana niyo yategetse, iravuga iti noneho rero mushake iyo midugudu, itegeka Yosuwa kugira ngo ayubakire abo bantu, akarengane gahagarare. Kuko iyo umuntu yishwe kandi yishe mugenzi we atabyitumye, burya abagize akarengane. Kuko Imana nayo ntiba yanditse ko yakoze icyaha. Icyaha cy'impanuka ntabwo Imana icandika, oya, kimwe n'icyo gutabara ntabwo Imana ibiha agaciro. Noneho rero niho ni Imana yatanze isezerano ku mugaragu wayo Yosuwa. Imidugudu niyo ngiyo. Pastor urakoze. Pastor vuga ibintu bitanu bihamya yuko Yesu ari umudugudu w'ubuhungiro. Mu isezerano risha rero ico gicucu cari ukuri kwari kugiye kuzahishurwa, nta handi abantu bahungiretse kuri Yesu, nta handi. Kuko mu byakozwe n'intumwa igice cyo cya 12 haravuga ngo nta handi agakiza kabonerwa, nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu. Noneho rero ikigaragaza ko Yesu ari umudugudu w'ubuhungiro wacu twese, nuko Yesu kuja kwa Yesu byoroshe. Usomye muri Matayo igice cya 11:28-30 haravuga ngo mwese abarushe n'abarebereye ni mu nsange ari kwinginga kandi munyigireho, kuko nduworoheje ni mungeraho ndi, namwe murahabwa uburuhukiro mu mitima yanyu. Nuvuga ngo kuja kwa Yesu biroroshe, nico cambere. Ikigaragaza ko Yesu ari umudugudu w'ubuhungiro, Yesu yakira umuntu wese. Abaroma igice cya 10:13 haravuga ngo umuntu wese uzambaza izina rye azakizwa. Kuko Abaroma 10:9 havuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Nukuvuga ngo Yesu kujayo biroroshe. Icya kabiri akakira umuntu wese umusanga. Icya gatatu amarembo aja kwa Yesu ntiyugarirwa kubajya ari ijoro. Somye Ibyahishwe igice cya 21 ku murongo waho wa 22 haravuga ngo ngeze mu ijuru mwihishurirwa sinabona y'urusengero, ariko nsanga Imana Data wa twese n'umwana w'intama ari rwo rusengero rwaho. None haravuga ngo amarembo yaho ntazugarirwa ku manywa na nijoro. Kuva Yesu yatangira umurimo kugeza igihe azagarukira, amarembo yo kumusanga ntabwo azugarirwa. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo n'uruzi rw'ubugingo ruzawutembamo. Ni ukuvuga ngo kandi noneho rero ni ahantu hatazakenera no kumurikirwa n'umuco ngo umuntu arindagire ngo avuge ngo ndagira heoya, kuko umwana w'intama azahinduka itabaza ry'aho hantu. Kuhagera rero biroroshe kandi harabona, kuko natwe turi abana b'umuco. Abana b'umuco ntibayoba kuko bagenda ku manywa. Kugenda kumenya bisobanura ngo bagenda bakiranuka kandi bagenda bazi iby'Imana, nibyo bita kugenda ku manywa. Noneho Ibyahishwe 3:20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, kugira ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye
akugurura nzinjiriwe dusangire. Nuvuga ngo amarembo yo kuja kwa Yesu yose arakinguye. Icyakane kigaragaza ko Yesu ari umudugudu w'ubuhungiro nuko ari igitambo c'abantu bose. Yohana igice ya mbere igice ca kabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 haravuga ngo bakundwa ndabahendahenda abana bato ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite uburengezi kuri data udusabira ku Mana ari we Kristo Yesu kiranuka. Uwo ni impongano yacu twese, ntabwo ari twe gusa ahubwo ni impongano y'abari mu isi bose. Ubwo Yesu Kristo ntabwo ari impongano y'abakristo gusa ahubwo ni impongano y'abari mu isi bose, kugira ngo batagira ngo yashizeho umupaka. Mwese abarushe n'abaremere nimuze mu nsange, kandi abari kumwe nawe nabo bacunguwe, n'abandi bakomeze baze kuko Yesu Kristo kiranuka ni impongano y'abari mu isi bose, nta n'umwe usigaye. Igitambo ca Kristo kirahagije, ni ica bose. Ingingo ya 5 igaragaza ko Yesu ari umudugudu w'ubuhungiro nuko abantu bose baja kwa Yesu ari we wenyine ubahuza n'ijuru. Ni umutambyi ukomeye ubunga n'Imana. Mu Bakorinto wa mbere igice caho ca 5 umurongo waho wa 17 kugeza 21 haravuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu abara icaremwe gisha. Ibya kera biragenda bigashira, ibintu byose bigahinduka bisha. Ariko none ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko muri Yesu Kristo arimo twiyungiyemo n'Imana, none bikitubaraho ibicumuro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo noneho turabatambyi mu cimbo ca Kristo, natwe turahendahenda bazimiye kugira ngo biyunge n'Imana, kuko Kristo ari we watwunze n'Imana kugira ngo tugere ku Mana twiyunze n'Imana na Kristo. Umwenda ukingirije ahera umaze gutabukamo kabiri uturutse hejuru, umwenda wari ukingirije ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, uturuka hejuru uramanuka kugera hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakingurwa, intumbi z'abera, abera bisezerano rya kera kugira ngo batane muri paradizo barakanguka, barazuka, banyanyagira mu rwa, babonwa na benshi. Hariya none umwenda ukingirije yanoze gutabukamo kabiri, buri wese abarugururiwe kugira ngo yinjireyo. Yesu noneho amuhuze n'Imana, kuko ihema ry'ibonaniro twiyungiragamo n'Imana ryashushanyaga Kristo, ryashushanyaga itorero, ryashushanyaga umubiri w'umwizera. Natwe turi amahema y'Imana, ariko Kristo nawe ni ihema ry'Imana, noneho n'urusengero nibwo duhuriramo n'Imana. Ryashushanyije ibyo bintu bitatu bizaba mu isezerano risha. Yesu Kristo rero aduhuza n'Imana, noneho adusigira ijambo ry'umwuzuro kugira ngo natwe abamwemeye tubashe kunga bazimiye n'Imana. Ku ijambo ry'Imana mu Korinto wa kabiri igice ca 5 umurongo wa 21 haravuga ngo utarigeze ukora icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo abari abanyabyaha bahinduke gukiranuka kwayo. Bisobanura ngo ni ingingo ya 5 igaragaza ko Yesu ari we mudugudu w'ubuhungiro. Ubwo rero umukristo akwiye kumenya iki? Kugira ngo wemererwe kwinjira mu mudugudu w'ubuhungiro nuko wakwemera kuri umunyabyaha ukihana, nta kindi, ukihana ibyaha. Icya kabiri, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwihana ukemera kuri umunyabyaha. Mu Baroma igice ca 3 umurongo wa 23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko umuti ukaboneka kuri 24. Haravuga ngo ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, Imana ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ukemera kuri umunyabyaha. Icya kabiri kiravuga ngo ukemera ko Yesu ari umuziranenge, hakwiriye guhungirwa koko, guhungira kuri Yesu, ariko wemera ko ari umuziranenge. Kuko Petero wa mbere igice ca 2 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko yababajwe ubwe no gukubitwa akadusigira icyitegererezo kugira ngo dugere ikirenge muke. Nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, yaritanze yihidacurwa kibera ubwe, yikorera ibicumuro byacu mu mubiri abibambanwa ku giti, kugira ngo imibyimba yahagiriye ari yadukirisha kwemera ko ari umuziranenge. Icya gatatu, ijambo ry'Imana riravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, urakizwa. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. None icya kane
ukizera ko umuzuko ubaho, kuko abasadukayo ntibemeraga ko hari abantu bazuka, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukizera no kuzuka, nk'uko umwambuzi yavuze ngo njyewe uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Nuvuga ngo icya mbere kwemera ko uri umunyabyaha, icya kabiri kwemera ko Yesu ari umuziranenge, icya gatatu kwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye kubaho kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, ukaba winjiye mu mudugudu noneho w'ubuhungiro bwuzuye bwa Kristo Yesu. Abantu bose rero ndabakangugira gusanga Yesu, kuko nta handi agakiza kabonerwa, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu. Muze ku mudugudu w'ubuhungiro, mwihishe mu mudugudu w'ubuhungiro, ntaco umubisha azabatwara, kandi muzarokoka muhabwe ubugingo buhoraho kuko muri muri Yesu. Imana yacu dusange kandi bacu dukomeze, twige imidugudu y'ubuhungiro kandi tuyimenye kandi tuyihungiremo, tuje kuri Yesu, nta handi twakirira. Imana idufashe kandi dukomeze mu izina rya Yesu, amen. Pastor, tugana ku musozo, niki wabwira abantu badukurikije nk'abantu batuye isi kubijanye n'umudugudu y'ubuhungiro? Nta handi agakiza kabonerwa ku isi, nta rindi zina ryahawe abantu ku isi abantu bakwiye gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Muze rero muve ku bandi bose, muve kuri ba Muhammadi, muve kuri ba Branham, muve kwa William Mirere, muve kwa Elina White, muve kwa Joseph Smith, muveyo muze kuri Yesu Kristo. Nta rindi zina, ayo mazina ntabwo yahawe abantu ngo bakizwe, ayo nayo amashaka. Pastor, reka tugushime tukubwire ngo Imana iguhumugishe, reka dushime nawe warubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhumugishe. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Pastor, nzi ko ikindi bakongeraho kuri channel ya gusenga everyday kuba dukurikira abakunda ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha. Nimero ya WhatsApp mushobora kunyuraho ni 0786696620 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday abari mu mahanga yose. Imana ibahana umugisha kuba dukurikira. Murakoze, musharinge n'abandi babibone bumva ubutumwa bwiza bw'Imana. Murakoze cyane, reka tubabwire ngo ikiganiro naho butaha. Shalom shalom. Shalom shalom.